Turakwakira rero mu biganiro byacu abantu badukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi tukaba twazanye uwo twakwita umusizi cyangwa se umuntu uca imigani, umuntu ukora mu nganzo rwose ibintu bikagenda neza. Reka rero utangire utwibwira, turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Mukomere. Yego. Ngiye banyita Kazubwenge, nk'abandi wa musaza wabutse muri 30. Ngo ngiye mbese nkunda guca imigani. Yego. Ubwo hari umugani wita Akarani kaboneke ni nyina w'umuntu, hari n'undi bita ubonye nyina ashaje ntago amenya yuko yigeze kera ari inkumi. Mbese ni ibintu by'imigani, ariko uyu munsi bwo ndaza kubacira umugani witwa bita umwana w'ikirara. Nimba twatangira nkababwira nkabwira. Tubwire kuri uwo mugani witwa umwana w'ikirara. Umugani w'umwana w'ikirara, kera habayeho umugore n'umugabo babyarana abana babiri. Umwe bamwita Kubaha, undi bamwita undi bamwita Ngeso Nziza. Kubaha rero yubahaga ababyeyi. Ngeso Nziza nawe nyine yari Ngeso Nziza. Ngeso Nziza aza kubona yuko amaze gukura, aravuga ati ngewe, abwira ababyeyi ati ngewe noneho aho bigeze ndabona nkuze, none ubwo nkuze ndagira ngo mume ibyanjye mbigenzure. Ababyeyi bahereye ko bumva birababaje, barangije baganiriza Ngeso Nziza, bamubwira yuko ibintu arimo atari byiza. Ariko Ngeso Nziza kubera yuko yamaramaje, yaravuze ati ngewe namaramaje, mugomba kumpa ibintu byanjye nkabigenzura. Noneho ababyeyi babuze uko babigenza, baravuga bati noneho rero Ngeso Nziza reka tuguhe ibintu byawe. Barangije bamuha ibintu bye, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Arangije kugera mu gihugu cya kure, ibye abyayisha ibugoryi bwe, bimarwa n'ubugoryi bwe, abijyana mu businzi, abijyana mu busambanyi, ibintu bishira gutyo. Umwana amaze kubimara, arangije aravuga ati ngiye kwishakira noneho ibiraka, ajya kuragira ingurube. Amaze kujya kuragira ingurube, abona nabwo ntibimunyuze, ntiyaryaga ngo ahage, yatungwaga n'ibiryo by'ingurube. Arangije umunsi umwe yisubiraho, aravuga ati ibi bintu nakoze si byiza, ahubwo reka nsubire kwa data. Aravuga ati kwa data bararya bakanywa bagahaga. Aravuga ati none reka nsubireyo, wenda sinzongere kwitwa umwana wabo, nzitwa umwe mu bagaragu babo. Ariko yisubiraho. Arangije ageze hafi y'urugo, umubyeyi we yumva umwana bari hafi aho ngaho, agenda amusanganiye. Arangije aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amwambika impeta nziza y'igiciro, amubagira ikimasa gishishe. Arangije ahamagara imiryango, barasangira, ibyo kunywa byari bihari. Noneho ni byiza yuko uyu mwana yatubera inyigisho yo kwigisha abandi bana, nabo babaye ibigoryi nk'uko bananiranye, bagaca bugufi. Ababyeyi babo biteguye kugira gute kubababarira. Nuko nguko rero na Ngeso Nziza byamubereye, ibintu yabyayishije iby'ubugoryi bwe, ariko umubyeyi ahorana imbabazi muri we, yaramubabariye. Nicyo kintu nababwiraga. Uwo mugani ni uwo nguwo. None abakunzi bacu rero bifuje yuko noneho wazanaducira n'umugani w'Akaburani kaboneke ni nyina w'umuntu. Hari abantu benshi bumva ese bishatse kuvuga iki, kuko nanjye ubwanjye sindabisobanukirwa. Akaburani kaboneke ni nyina w'umuntu, twumva iryo jambo ririmo amagambo abiri. Nakuze mbyumva, n'aka kanya amaze kungana gutya nkibyumva. Ducire mu ncamake nyine. Mu ncamake nubwo uwo mugani atari wo nari nagendereye kubabwiraho, ariko kuko ubimbajije nabwo ndabikubwira. Yego, urakoze. Iyo bavuze ngo Akaburani kaboneke ni nyina w'umuntu, biba bishatse kuvuga yuko uko umubyeyi wawe yaba ari kose, kabone niyo yaba yaragutaye, yaba yakubyaye akajya kukujugunya, akajya kuguta, ariko yakumennyeho amaraso, nta wundi muntu wakumennyeho ayo maraso, ugatoragurwa n'undi akaba ari ukureba, ariko ntabwo bizitwa yuko ari we wakubyaye. Ni ukuvuga ngo umubyeyi uko yaba ari kose ni umubyeyi. Nicyo bishaka kuvuga.
uko yaba ari kose, uko yaba yarakugendetse kose, yakubereye mubi, yakubereye mbese ikintu utamenya uko kimeze, ariko yakumenyeho amaraso. Akaburane kaboneke rero ni nyina w'umuntu, ntawe uteze kuruta umubyeyi wawe. Yego, urakoze cyane. Ubwo rero abantu bakurikiye, abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi, rwose wumve ngo natwe turagushimira. Ese ibi bintu uba wabitekereje, uba wabyanditse, ubundi wabitangiye ryari ibi bikorwa, iyi content wayitangiye ryari kuyikora? Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa nabitangiye guhera mu 2000. Mu 2000 warakoraga? Narakoraga, ariko umuntu yari atari yamenyekana, ese nyine ugakora nyine gutyo, n'ibya kera, ibi bintu ni ibya kera. Ukuri kuri YouTube rwose nzajya nyirebera mu ikaritsiye. Oya, mbona utakomeye ko wabyemeje. Ni ukuri rwose. Umva, dukomeze nta ibindi aza kubikata. Watangiye mu 2000. Ubwo hari abo mwatangiranye, hari abo mwakinanye? Nuko natangiranye n'abana banje. Yego. Nabo bagira imivugo yo gushyigikira Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ese bamuvuga ibigwi bye, abana batoya cyane nibo twatangiranye. Ubwo birumvikana, ubwo icyo gihe muri 2002 byari bimeze gute ibintu by'imivugo, ibintu by'amatiyatere, ubwo byose wagiye ubikora mu byari bimeze gute mu Rwanda? Mu Rwanda byari warabikoraga kuko wabaga ubikunze, ariko ntabwo byazamukaga ngo bizamuke bijye hejuru bitewe n'ubushobozi bw'icyo umuntu yari afite. Ariko ubundi umuntu yarakoraga kuko byabaga bimurimo, ariko ubu ngubu bwo tubona yuko dushyigikiwe n'ubuyobozi, ibintu byumva neza, turimo kugenda tujya imbere. Yego. Ariko nibura ubwo se aka kanya hari icyo wenda uri kubonamo biri kugenda bihindura? Hari icyo mukubonamo kuko urabona yuko abantu mo kubyitaho bakabireba, ukabona yuko ari ibintu bigomba kujya imbere mu gihe kiri imbere, bizaba bimeze neza. Yego. Ubwo urumva hari abantu benshi baramuka bagukenera, ndagira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro ubabwire aho bagusanga, ubabwire nimero yawe, ku buryo hari nk'umuntu wakoresheje ikirori, hari nk'umuntu ushaka gutumira kuri radio cyangwa ku yindi channel yabasha kubona mu buryo bworoshye cyane. Uratanga nimero yawe? Channel yanjye wandikamo Kazi Ubwenge TV Show. Yego. Warangiza nimero yanjye ni 078 22 82 364. Ibindi naho utaha. Wakoze cyane kuza mu kiganiro cyacu. Ikiganiro nakagaruka. Murakoze cyane. Iyi ni ya channel ibazanira ibiganiro bye bitandukanye. Mwakoze, bye, ciao.